So my people, mbanje kwasuza nizere ko meze neza aho mwerere mu bice bitandukanye by'igihugu. So dufite rero intero dutangiranye na hano ivuga ngo it's been a while, bivuze ngo hari hashize igihe. Iyi ntero ushobora kuyikoresha ku muntu hari hashize igihe mudahura, ukamuga ngo it's been a while. Ni nko kuvuga ngo shamuvande hari hashize igihe kabisa, naho nyine hari hashize igihe mudahura, it's been a while. Interuro ikindi kintu ushobora kuyikoresha ni igihe nk'umuntu akwandikiye kuri WhatsApp ariko umuntu mukaba mutari muherutse kuvugana, ushobora guhita umwandikira akamessage kavuga ngo it's been a while, bivuze ngo hari hashize agahe. Iyi niyo ntero y'uyu munsi yo kujya tugenderaho no kwifashisha mu buzima bwa buri munsi. So ndagira ngo mvugane nawe rero utarakora subscribe ukaba wagize amahirwe yo kugera kuri YouTube channel. YouTube channel ni imwe muri YouTube channel za mbere zinyuza amasomo y'ingenzi mu rurimi rw'icyongereza mu Rwanda. So kora subscribe atazagira isomo na rimwe rigucika. Hari akandi kajambo rero nari nakeretse abandi kavuga ngo indeed. Iri jambo rivuga ngo indeed ni ijambo ry'ingenzi cyane mu rurimi rw'icyongereza, kandi ikindi kintu gitangaje nuko iri jambo nta handi hantu wari kuzapfa kuribona usibye kuribona hano, kuko ndabizi abenshi ni n'ubwa mbere muribonye. Iri jambo riravuga ngo rwose. Tekereza iyo uri kugirana ikiganiro n'umuntu ukajya uvuga ibintu akakubwira uti rwose, nibyo rwose, azunguza umutwe bigaragara yuko ari kwemeranya nawe. Mu cyongereza ni ririya jambo rivuga ngo indeed. Ririya jambo rivuga ngo rwose, ubundi dushatse twanaryita cyane rwose. Cyane rwose byumvikanisha nyine kwemeranya n'umuntu ko ibintu ari kuvuga ari byo. Uriya mwana ni umuhanga cyane rwose, uzi gutwara imodoka cyane rwose, ese ushobora guteka cyane rwose. Ni ijambo indeed. Igihe umuntu ari kukubwira ibintu mu cyongereza ukumva yifuje kumubwira ngo cyane rwose, jya ukoresha iri jambo indeed. Yes indeed, yego rwose. Yes indeed biravuze ngo yego rwose, kuko yes ivuga yego, yego rwose. Hanyuma ushobora kuvuga ngo I need you indeed. Uvuze ngo cyangwa ukandikira umuntu ngo I need you indeed, wamubwiye ngo ndagukeneye rwose. I need you indeed, ndagukeneye rwose. Ndagukeneye rwose byumvikanisha ko ibyo umuntu ngo ndagukeneye rwose, ubu umubwiye nyine ndagukeneye pe, nyine ubu umukeneye bimwe birenze no kumukenera, ahita yumva ko byihutirwa akaba yaza nko kukureba cyangwa se akaba yaguha gahunda. I need you indeed, ndagukeneye rwose. Yes indeed, yego rwose. Indeed rwose, ibyo bintu nibyo rwose. Yes, ni iryo jambo rero. Fatika n'ikaramu ryandike kuko biragoye ko hari ahandi hantu wazaribona. Rero kugenderaho uyu munsi ni it's been a while, hari hashize agahe. So tugiye gusiba ibi ngibi rero, tugenda tureba n'utundi tuntu twiza cyane tw'ingenzi mu cyongereza muguma gukenera umunsi ku munsi. Uyu munsi rero tugiye kwigira hamwe uburyo ushobora kurangisha ahantu runaka. Ese ni gute wabaza umuntu ngo ni gute nagera kuri banki? Ese ni gute wabaza umuntu ngo ni gute nagera ku rusengero? Ese ni gute wabaza umuntu ngo ni gute nagera ku ivuriro? Ubwo buryo bwose bwo kubaza umuntu ahantu ushaka kugera nibwo tugiye kwiga. Reka tubanze dufate urugero ruto. Ubundi reka duhere kuri iki kintu. Hospital ni ku ivuriro. Hospital ni kwa muganga, sibyo? School ni ku ishuri. Bank ni kuri banki nyine. Hanyuma tukavuga ngo nk'abantu bari hanze iri jambo murarizi, rivuga ngo train station. Train station ni kuri station ya gari ya moshi. Ubwo nyine naho bategera amagare ya moshi. Ariko nk'ahantu turi mu Rwanda tuzi icyo twita bus stop. Bus stop ni hari bisi zihagarara tukinjiramo, ariko abari hanze ni train station, kubera yuko bo bagenda amagare ya moshi, twe tugenda mu mabisi. Bo bayita train station, twe tukayita bus stop bisanzwe. So rero hari uburyo butandukanye bwo kubaza umuntu ni gute nagera ku ivuriro, kuri banki, ku rusengero bisanzwe. Mbese ibyo bibazo byose ni gute yabaza umuntu akakurangira. Uburyo bwa mbere bwo kubaza umuntu
ngo ni gute nagera ahantu runaka. Reka duhere wenda nko kuri hospital, ku ivuriro. How can I how can I get to the hospital? So nimwitegereza neza hano imbere yanyu haranditse ngo how can I get to the hospital, bivuze ngo ese ni gute nagera ku ivuriro. Hospital twatangiye tubona ko ari ivuriro. Rero baje umuntu, ariko hano hari akabazo. Ibaje umuntu ngo how can I get to the hospital, umaje ngo ese ni gute nagera ku ivuriro. Noneho nyine ni nka cyagiye tuvuge wenda uri how can I get to Kibagabaga hospital, how can I get to the okay, tuvuge uri mu mujyi, uri kujya wenda ku bitaro ariko ntabwo hazi neza. Ushobora guhagarika umuntu ukamubwira ngo, tuvuge nko mu mahanga, excuse me, bivuze ngo nyihanganiro gatoya, ugatumubwira ngo how can I get to the hospital, ese ni gute nagera ku ivuriro. Ahangaha bazakurangira uburyo busanzwe ushobora kugeramo ku ivuriro. Noneho hano hantu handitse hospital, wasimbuza irindi jambo ryose rijyanye n'ahantu ushaka kugera. How can I get to the market, ni gute nagera ku isoko. How can I get to the market, ni gute nagera ku isoko. Bivuze ngo muri uyu mwanya hano ushobora gusimbuzamo ahantu hose ushaka kugera utaruzi. Ushobora gusimbuzamo school, bivuze ku ishuri, n'ahandi hantu umuntu yakubwiye kugera. Tuvuge nyine umuntu yakurangiye ngo uransanga aha n'aha, akubwira izina ryaho. Hanyuma wenda niba uri nko hanze baragutwaye, nyuma yo kugutwara bakugejeje aho bakugezaga, wenda ni Uber ogutwaye cyangwa se umutaximani agusiza ahantu runaka. Ushobora guhita ubaza abantu bari aho hafi, how can I get to this location, ese ni gute nagera aha hantu. Hanyuma kuko yakubwiye izina, wowe mu gihe uri kubabaza hano hari market, washyira izina ry'aho hantu yakubwiye. Si byo se? Ni ibintu biba byoroshye. Wowe uravuga ngo how can I get to the, ugahita ushyira izina ry'ahantu uwo muntu yakubwiye. Bisanzwe. Tuvuge wenda nk'ahantu hitwa Tropical Plaza, ushobora gutandikamo hano ngo Tropical Plaza, bivuze ngo ni gute nagera kuri Tropical Plaza. Si byo se? How can I get to the Tropical Plaza, ni gute nagera ahantu hitwa Tropical Plaza. Byoroshye cyane. Icyongereza ni ururimi rworoshye, iyo waruhaye umwanya ukaruhereza time, ukarukunda, narwo ruragukunda kandi rukakorohera. So muraza kunyemera mbanze nyuzeho kano gatangazo. So ndashaka kuvugana n'umuntu uwo ari wese ushaka kwiga icyongereza online, akakiga kandi akakimenya, kandi ukamenya kukivuga neza udategwa. Ukamenya kuvuga icyongereza kizagutunga, icyongereza uzakoresha mu kazi, mu rugo no mu nshuti zawe. Icyongereza ukakimenya by'umwihariko mu gihe kitarengeje amezi 3. Iyo mvuze amezi 3, mba ndi kuvuga umuntu ushaka kwiga ahereye kuri 0. Hanyuma iyo mvuze 2, mba ndi kuvuga wa muntu wasoje segonderi mu cyongereza. Aba ni abantu babiri batandukanye. Hano duhera mu kwiga gusoma, kwandika, kumva ndetse no kuvuga. Ariko duhita dukomereza mu kugira ute kumva, kwandika by'ababizi, duhita dukomereza mu kumva no kuvuga bisanzwe. So abantu mushaka kwiga icyongereza rero, utitaye ngo ndi mukuru, ngo mfite imyaka 50, ngo ndakuze, ngo mfite imyaka ngo 45, icyongereza urakimenya uko byasa kose bitewe na strategy umuntu uri kukwigisha akoresha. Abantu muri serious rero mushaka kumenya icyongereza mudategwa, iyi nimero ni yanyu: 0729401229, 0729401229. Iyi nimero yandikire kuri WhatsApp cyangwa uyihamagare, dupange gahunda yo kwiga binyuze mu buryo bwa online, kubera ko classe yo yaruzuye. So ndashaka rero kubahereza umukoro cyo twita homework. Nshaka agahomework gasanzwe. So agahomework gasanzwe nagiye mbigisha ibintu byinshi, noneho ntabwo nzajya mbaha homework y'ibijyanye n'ibyo twiza ako kanya, nzajya mbaha homework y'ibijyanye n'ibyo twiza ahubwo ubushize. Ahangaha dufite ijambo rivuga banana.
banana biravuze ngo umuneke. Iyo uvuze ngo I njyewe like nkunda banana, uvuze ngo njyewe nkunda umuneke. Ndagira ngo mujye muri comment mwandikemo ngo njyewe ntabwo nkunda umuneke. Yego, iyo ni homework y'uyu munsi kandi mujye muyikora kuko ni inyungu zanyu akenshi, bigufasha kumenya niba ibintu byumva cyangwa se utabyumva. We love you so much. Stay tuned.